birimo biravuza induru inyuma yawe, ibyo ubona ukabona biragucanze, inyuma yabyo hari ubutabazi bw'Imana. Si amanga ya setere bosi, inyuma yabyo hari ubutabazi bw'Imana. Muhereze ikiganza umubwire ngo ntiwikongera gutinya, wikongera gutinya. Inyuma yabyo hari ubutabazi bw'Imana, inyuma yabyo hari ukuboko kw'Imana. Ibyo biguteye ubwoba biherekejwe n'amaboko y'ingabo zisumba izindi ngabo. Ibyo biguteye ubwoba, usiyogope mama yangu. Mungu ni mwaminifu sana. Inyuma yabyo hari ingabo z'Imana. Aho kabakabuka habura Imana, Imana irahari witinya. Izo ntambara ubona ziguteye ubwoba, hari ukuboko kw'Imana. Ikimenyetso dufite nuko ibyahise byagiye, n'ibyo ngibyo byigutera ubwoba bizagenda ubireba. Ibitarakwishe rya joro wongera ubisezerere, ubibwire ngo hari Imana yantabaye rya joro, uyu munsi ntacyo muzantwara. Ibitarakwikiye ku iseta, uyu munsi byigutera ubwoba. Ibitaragukojeje isoni umugabo wawe aguta, uyu munsi byigutera ubwoba. Ibitarakwandagaje uri umupfakazi, uyu munsi byigutera ubwoba. Wabonaga irembo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi, babonaga ijuru ndetse n'ubutabaga bwawe, kwari kubasatiriye, kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi, babonaga ndetse n'ubutabaga bwawe, kwari kubasatiriye, kwari kubasatiriye cyane. Abo bandi babonaga ijuru barirebaga cyane, ndetse n'ubutabaga bwawe, kwari kubasatiriye cyane. umukiza bari Aho hera ifuza kuzagerayo, aririmbana mama. Imana imbwiye amagambo abiri. Mbonye urimo uragenda mu nzira, iyo nzira wari urimo uragenda wari wuzuye amarira n'agahinda, wari ufite intimba mu mutima wawe. Mbona muri uko kugenda muri urwo rugendo, mbona uhuye na marayika mu nzira. Ngo mumare guhura mu nzira, nabonaga nubwo wari uri muri urwo rugendo, hari abadamu babiri bari bagufite bakuziritse. Ngo marayika ngiye kubona, mbona afashe umugozi bari bakuziritse, mbona araguciye, mbona aba badamu barirukanse, baravuga ngo umugabo duhuye aturusha imbaraga. Mbaza Imana ngo niki? Imana irambwira ngo wowe bari barakuziritse, bavuga kuzapfa udahetse nk'uko abandi badamu baheka. Hari umwana ufite cyangwa ntawe? Iri joro umugabo araraguteye inda. Haleluya. Sema haleluya. Imana irambwiye ngo Satani yariganyije ibyawe. Ibyawe Satani yariganyije. Mama, yo wararize bihagije ugera naho ariko Imana iravuze uhumure ndakwibutse, ntawakwiringiye
wakwiringiye Imana wimuhemukire ntawayikoreye wakorwe n'isoni amarira ya Ana yavuye mu Samweli amarira ya Sara yavuye mu Isaka ariko Yosefu wari mu ngoyi yabaye igikomangoma ntawakwiringiye Imana wimuhemukire ntawayikoreye n'isoni. Haleluya. Ibyawe bafashe yo waturutse he? Imageragere. Mama Imana waje gushaka kuri uyu musozi. Sinzi niba uzi Icyongereza. Imbaraga z'amasengesho. Dore nkubwire nta kindi abarozi bakuziza si ubutunzi si imbaraga barimo barakuziza ngo nuko washatse neza. Mbonye umutware wawe nawe ahari ntatuje abadayimoni bakoresheje abarozi baramugendereye. Nabonaga yambaye ibaji izi ngizi zimeze nko muri banke. Umugabo wakora ibiki? Akora muri banke. Uwiteka arambwiye ngo hari ahantu wakoraga umaze kuhakora umurozi yafashe amafaranga 5,000 ayashira mu mazi ashiramo n'umunyu. Haravuga ngo uyu munyu kuyonga ariko ubutunzi uyu mudamu afite buyonga. Ndabona warura ahantu aho hantu harimo amasima harimo ibyuma harimo ibintu byinshi. Ngiye kubona uko yabyaturaga mbona bya bintu biyonze nkuko y'amazi ayongera wa munyu yongera muri y'amazi. Mbona ubucuruzi bwose. Nabonaga uri mu iduka ricuruza ibikoresho byo kubaka. Wakoraga ibiki mama? Ubu uyu munsi iri he? Aho yagiye surahazi. Tuvuge ngo tugaruye inyenyeri ye mu izina rya Yesu. Haleluya. Igaruke mu izina rya Yesu. Tutere haleluya. Haleluya. Maria Garia Saria Boria. Dimelo. Daria Rasore. Dimela. Senila ya sateba. Jangala noloba. Giriwa muntu muri kumwe ngo ntabwo Imana izemera kupfana agahinda. Ntabwo Imana izemera kupfana agahinda. Imana yacu niyo kwizegwa. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Narababwiye ngo amen. Icyo mukeneye gusenga kuva uyu munsi. Ndakurahiye ndahera Imana. Ugiye gutwita uheke. Nyuma y'amezi 3 uzaba ufite ikimenyetso kuko n'imbogamizi zari zihari kuva uyu mwanya zivuyeho. Anyuma inda yawe niyo shika amezi 3 uzaza abakozi b'Imana batambye basizwe n'amavuta y'Uwiteka bakurambikeho ibiganza bayisengere bayiprotectinge mu maboko y'Imana. Kuko uko Uwiteka kurwanya kuva uyu munsi Yesu ashize iherezo. Anyuma Imana igiye kuguha urushoro genda wongera ukore kuko ariko Yesu abivuze. Akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye.
bwira uwo muntu muri kumwe ngo Imana nigutabara ntuzave mu birenge byawe. ingumba akabona ishanga rikomeye nta na kimwe kimunanira arashoboye. Dufite abantu mu murimo basenga ariko kwikinisha ntakubure, agasenga aterega Yesu urabona ko kananiye kunywa kamwe bunyihanganiye harimo. Bwira uwo muntu muri kuwe ngo nta mpamvu zizumvikana mu bwami bw'Imana. Ntayo kuba watura amafaranga menshi ibyo mu ijuru ntabwo bazabyitaho, niyo wakondesha sari 1000 mu ijuru ntibabizi. Nta mpamvu n'urwitwazo na rumwe ruzumvikana mu maso y'Imana. Bo baje gufata Yesu, Petero aravuga ati sinakubwiraga abo wakirije ibimuga n'abapfuye dore abo nibo bagiye kukwica. Mwene daturi hano ndagira untega amatwi unyumve, abo wagiriye neza nibo bazakugirira nabi, abo watabaye bageze mu makuba nibo bazakugambanira igihe nawe wageze mu makuba. Ariko ntuzakore nk'uko bakora, uzahorana ineza y'Imana mu ruhande rwawe, kuko iyo uhoranye ineza y'Imana mu ruhande rwawe ni amakamba y'ubwami Imana uri kwambara. Ngo baje gufata Yesu, ngo Petero akurayo inkota. Abigishwa bari kumwe bati mu izina rya Yesu, Petero twagendaga utwihishemo kumbi n'inkota uyifite. Yo, hari igihe uba muri korari ukaba mu murimo ugasenga ariko ugendana n'abantu bafite inkota. Petero abwira Yesu ataho tugeze aha nta by'amasengesho birakora, ni gipfunsi ku gipfunsi. Ngo Petero ngo afata umuntu wa mbere akata iki, ngo Yesu ndamukunda cyane, ngo afata ugutwi ngo agusubizaho. Yesu abwira Petero, aramubwira aterega Petero, uru rugamba tugwana ntabwo ari uguye umubiri. Ngo Petero afata ugutwi, Yesu afata ugutwi agusubizaho. Petero ati ndebera ngewe ndakata amatwi wowe ugasubizaho, niba kuniga upfe sinongera kubana nawe mu ruhande rwawe. Ngo Yesu baramufata, w'inkoko itarabika gatatu. Yesu Petero niwe mugabo wenyine wagendanye na Yesu amutera umutoma kuva isi yabaho. Aravuga ngo no mu rupfu nzabana, kinyoma cyuzuye gusa. Uyu munsi Imana igukureho inshuti z'indyaryo, zimwe zikwereka ko zikuri iruhande, wategwa wazihamagara zikagushyira blacklist, watabagwa zikongera zikibuka nimero yawe. Izo nshuti Imana izigukureho. Eliya mama ngayabonye. Ngo Yesu baramufata. Dufite abantu muri uyu murimo bahamagawe ariko n'inkota barazizana. Ukabyinira Imana uri umukobwa wenda wifitiye amaguru y'imfundiko wazamutse imisozi cyane, ukumva umugore uri inyuma yawe ati ndebera iki kiri kubyina n'aya maguru y'imfundiko cyayazanye hehe. Ugira ngo iyo nkota iroroshe, uzajya urabyina nubona bakurebye uvuga uti buriya bari kuvuga ya maguru yanjye babonye. Bwirira uwo muntu muri kumwe ngo nta nkota waba warasigaje. Muri korari mumbarize ngo nta nkota waba ufite, nta nkota ufite abantu batazi. Mani duhana umugisha tugiye gusenga. Nta nkota ufite, aho nitubona uririmba hano ugasirimba ariko ufite inkota y'ugwangara, tukabona usirimba ufite inkota y'uburaya, kandi twakureba hano tukavuga zerererere. Umuhanuzi umwe yarahanuye mu giterane, yari afite amavuta abantu tumwemera, arasimbuka Imana iti nzakwereka umunsi umwe. Arasimbuka ati Yesu ni umwami cya Prudence kiba kiguye hasi mbere y'iteraniro. Yesu we mbega igisebo, ariko Satani uranika kweri. Bwira uwo muntu muri kwe ngo wakizwa batarakwanika. Oh my God, wakizwa Satani atarakwanika.
satani afite amayeri atatu. Icyasanye satani ni ukwica, kwiba, kandi ikibi cya satani iyo ukora icyaha arakubwira ati ebwana bon appetit, ariko nyuma y'icyaha arakubwira ati mwana terega uburyo uri uwanjye ndakwemera, akagushira hanze. Usamba n'uri umuririmbyi ugasenga ntitubimenye, ariko umunsi satani yaguhararutswe uza muri korari uvuga uti haleluya, byabereye ko twe tuzi gusenga, sha ntabwo wabimenya, satani yaneza agatego. Bwira uwo muntu muri Kongo wagarukiyeho bitaraba nabi. Ziya talaboni yasike, ndimo ndahanura amagambo akomeye hari abanyumva. Ntabwo ndi kubatsesa, ntabwo ndi seburi koko, wagarukiyeho bitaraba nabi. Mushaka mpanure, ndi umuhanuzi, ndaje mpanure muvuge muti Imana iri hano. Ariko Imana impa impano, yarambwiye ngo ntabwo ngutumye kugira ngo ukore ibitangaza, yarambwiye ngo ngutumye kugira ngo ufate abarimbuka ubazane ku musaraba. Icyo kibi kimenyetso cyo kugira ngo abantu bakurikira amavuta ariko babanze bihane bakizwe. Barizo umuntu muri kuwe ngo wagarukiraho, ntabwo wumvishemo ibyawe. Oya, nta nkota ufite abantu batareba ariko ijuru rikuze. Ubu kandi hano ndimo ndabareba abantu tuzi ko bakijwe ariko bafite inkota. Ugakizwa ariko mu nzu yawe huzuyemo inzoka. Ugakizwa utwara abagabo b'abana. Ugakizwa abantu tukubona duti mbega umukristo we. Umwana umwe w'umukobwa w'umurusiya, icyo gihe umwami yatoranyaga abakobwa bose ashaka. Umunsi umwe arayoba, ayobera ku mukobwa wubasha Imana. Baramubwira ngo wa mukobwa we, uyu munsi ugomba kuba umugore w'umwana. Umukobwa ahita yuzura umwuka wera, araririmba ngo njye ndi umukristo zahora ndiwe bintu byose. Haleluya. Baramubwira bati nta muntu ujya wanga umwami, kandi ugiye gupfa, kandi inzara izakwica. Kuva wanze umwami uzapfa, n'abana bawe n'umuryango wanyu, wowe uzapfa utabonye umugabo. Kuva wanze umwami inzara izabica. Ahita yuzura umwuka, aravuga ngo nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose batuye umunsi umwami ararara kwishe. N'igiki kirakurengera imbere y'umwami. Ahita avuga ngo ibyaha mu isi ndabizinutswe, sigaye nifuza. Umugabo umwe wo mu Bushinwa, kamvuge kuri aka kantu nuzuye imbaraga nindangiza mbasengera Imana. Umugabo umwe wo mu Bushinwa mu binyejana byatambutse, yaravuze ngo abantu bose bavuga Imana bakavuga Yesu bagatunga Bibiliya, muzabafate tubashyire muri sitade tubatwike, tubahereze n'imiswa zibarye, kugira ngo hatazagira uwongera kuvuga Yesu. Yari yuzuye imbaraga za Satani. Abantu bose barabahamagara bitwa ngo barasenga. Uwo munsi baravuga ngo ntabwo Yesu tuzongera kumuvuga. Haboneka umugabo wari wuzuye imbaraga z'Imana, haravuga ngo naho napfa kubera Yesu, njyewe muzankiremo mu ngike, ariko ntabwo nzihakana Yesu. Sitade yose iraterana. Haleluya. Sitade yose iraterana, baramubabaza ku buryo bushoboka. Ngo umwami araza, ngo bafata imiswa myinshi, uwo mugabo bamushyira muri iyo miswa kugira ngo imurye, ababazwe n'umubiri, ngo barebe ko yihakana Yesu. Umva igitangaza nsengane na mugabo bakimutereka muri iyo miswa. Ngo umugabo aho kugira ngo agire uburibwe cyangwa arire, ngo babone umugabo arimo araseka. Ngo umwami agira amatsiko,
aramwegera aramubwira ngo ko wakabaye urira ukaba urimo uraseka, ni igiki kiguteye guseka? Haravuga ngo reka mbabwire impamvu ndimo ndaseka, ngo ndimo ndabona ijuru rifunguka, ngo nkareba Mose na Eliya na Enoke ngo bansanganiye bambwira ngo banguka. Ni ryari tuzuzura imbaraga twanyura mu madeni tukavuga ngo tuzi neza ku isi y'ibiyuzuye byose ari iby'Uwiteka? Ni ryari tuzagera mu bugwayi tukavuga ngo na Yobu yageze finale ariko akomeza kubaho Uwiteka? Ni ryari tuzagera mu bukene tukavuga ngo na Lazaro yuzuye imbaraga nanjye ndacyakomeye? Mbariza uwo muntu muri Kongo, ni ryari uzuzura imbaraga zigutambutsa mu mubabaro? Ugenderera nanjye we Yesu mukiza, ukonganya ugenderera we ugenderera ya mama satana bosi ya mama ko nanje nunsige. Tuzamurira Imana icyubahiro. Mushumba Imana imuha umugisha. Pastor Valerie, reka mbabwire, ni ryari Imana tuzayitangaza? Reka mbabwire ibintu bibiri bitangaza Imana. Icya mbere gitangaza Imana Mama Angeli, ni ugufata umuntu udakunditse, wa wundi si yibagiwe, wa wundi abantu bose bakiriye akari urutega, ukamufata ukamugirira neza utategereje inyungu kuri we. Icyo nicyo kintu gitangaza Imana. Muririmbye aravuze ngo ndetse gutabagwa kwawo kwari kubasatiriye cyane. Nyemerera ubwira uwo muntu muri kumwe, ibyo ubona biguteye ubwoba hari ubutabazi bw'Imana bibiherekeje. Ibyo ubona birimo biravuza induru inyuma yawe, ibyo ubona ukabona biragucanze, inyuma yabyo hari ubutabazi bw'Imana. Si amanga ya sete bosi, inyuma yabyo hari ubutabazi bw'Imana. Muhereze ikiganza umubwire ngo ntiwikongera gutinya, wikongera gutinya, inyuma yabyo hari ubutabazi bw'Imana, inyuma yabyo hari ukuboko kw'Imana. Ibyo biguteye ubwoba biherekejwe n'amaboko y'ingabo zisumba izindi ngabo. Ibyo biguteye ubwoba usiyogope mama yangu, Mungu ni mwaminifu sana. inyuma yabyo hari ingabo z'Imana. Aho kabakabuka habura Imana, Imana irahari, witinya. Izo ntambara ubona ziguteye ubwoba hari ukuboko kw'Imana. Ikimenyetso dufite nuko ibyahise byagiye, n'ibyo ngibyo byigutera ubwoba bizagenda ubireba. Ibitarakwishe rya joro wongera ubisezerere, ubibwire ngo hari Imana yantabaye rya joro, uyu munsi ntacyo muzantwara. Ibitarakwikiye ku iseta uyu munsi byigutera ubwoba. Ibitaragukoze gisoni umugabo wawe aguta, uyu munsi byigutera ubwoba. Ibitarakwandagaje uri umupfakazi, uyu munsi byigutera ubwoba. Babonaga irembo kwari kubasatiriye cyane, umukiza bari hafi.
babonaga ijuru ndetse n'ubutabaga bwawe bari kubasatiriye bari bari kubasatiriye kubasatiriye cyane umukiza bari hafi babonaga ndetse n'ubutabaga bwawe bari kubasatiriye bari kubasatiriye cyane umukiza abo bami babonaga ijuru bararirebaga cyane ndetse n'ubutabaga bwawe bari kubasatiriye basatiriye cyane umukiza aho hera ifuza kuzagerayo aririmbana aririmba